Kera twe twakuriraga nyine muri korali, ababyeyi bakijijwe kenshi umwana wabo nyine bavuga ati toza inzira umwana azarinda asaza atarayivamo. Rero ababyeyi batujyanaga muri korali nyine mu ma Sunday school. Ibyo byose nyine bigatuma niba uririmbye ho muri korali kumva nshobora kuba ndirimba nyine ukumva bishobora kuba bivamo, ariko icyo ntabwo aricyo cyatugize abaramyi. Ntabwo iyo mpano dufite ariyo yatugize abaramyi, ahubwo nyine wenda hari ukuntu umuntu akura abizi, ariko nyine ukumva ko uzi kuririmba pe, ariko ibyo ntabwo umuntu wese uririmba, umuririmbyi ntabwo ari umuramyi, ahubwo umuntu uramya ni umuntu uha icyubahiro cyose Imana, kuko abaramyi nk'uko ngo abamarayika mu ijuru bahimbaza Imana, baramya Imana bavuga ngo urera urera. Si uko batubwira ngo bafite amajwi meza cyangwa bafite anything nyine wenda gituma baramya Imana, ahubwo kuramya Imana no guha Imana icyubahiro. Rero nicyo cyatugize abaramyi, nuko duha Imana icyubahiro turirimba ndetse tukaramya Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nkaba numva icyo ngiye nakora ndamya Imana yanjye ari uko naririmba, cyane ko niyo ndi gusenga mba numva nacisha bakaririmbo atari uko mbizi, ahubwo nicyo mba numva, kuko nko kuramya, iyo tuvuze kuramya no kuvuga uko Imana iri. Mana uri mwiza, Mana urahebuje, Mana nkumva nyine ndavuga mbimininze ko uko Imana imeze, nkumva ndabyishimiye, nkumva niko guhesha Imana nyine, niko nahesha ngiye Imana icyubahiro. Negereye intebe yawe nzanye ibimbazi by'amashimwe, nguririmbira indirimbo nshya z'amashimwe n'icyubahiro, niwe ubereye gushimwa. Wewe waremye isi n'ijuru, niwakire icyubahiro, nzamuye amaboko ngo ngushime. Ubereye gushimwa, ubereye gushimwa, nakuvaho nkajya hehe, nta yindi Mana mfite atari wowe. Ni wowe mwami wanjye, ni wowe nishingikirijeho, mungeri wanjye mwiza unkunda. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze abakunzi ba Gusenga everyday. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'abakobwa beza cyane hano imbere ya kamera. Hari ibyo batuzaniye, hari ibyo bagiye kutwigisha, ariko mbere ko dutangira mpaye ikaze abantu bose badukurikira ku mpande enye z'isi, abadukurikira bari muri Amerika, Australia no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye, tubahaye ikaze. Ngewe amazina nkaba nitwa Mike Hakizimana. Rero reka duhereze bano bakobwa, sinzi nimba ari abakobwa cyangwa ari abadama, ariko uko nge mbabona baracyari batoya. Reka tubahe ikaze batangire batwibwira, reka duhere ibumoso. Okay, murakoze. Nitwa Izabayo Jolie, ndi umukobwa, ndashima Imana. Nishimiye kuza kubaha gakenya ku buhamya no kuvuga ku byiza Imana yadukoreye no kuramya Imana mu buryo bw'indirimbo. Murakoze. Okay, reka dukurikizeho iburyo. Murakoze. Nitwa Irakoze Jose Princesse, nkaba nanjye ndi umukobwa, ndashima Imana. Twishimiye kuba imbere yanyu kuri YouTube channel, no kuri Imana ibafashe cyane, mugendererwe nibyo turi bubabwire. Rero tubahaye ikaze kuri channel ya Gusenga everyday. So nk'abakobwa nyine baririmbira Imana, twatangira dusenga Imana ikatwezereza ikiganiro kugira ngo kize kugenda neza kurushaho.
twafatanya tukubaha Imana tugasenga. Mwami turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Mwami turagushimiye ko tutikoresha ahubwo dukoreshwa n'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Mwami turagushimiye bwa kano kanya utugejeje kuri YouTube channel ya Gusenga. Mwami turashima ko tuje kuvuga ibyawe, tuje guhamiriza ibyawe, tuje kuvuga imirimo yawe, tuje kuvuga kwera kwawe. Mwami turashima urukundo rwawe watugiriye. Mwami turashima yuko udufashije kugera kuri YouTube channel. Reka udufashe uduhe gukoreshwa nawe, mwuka wera wawe zaganze hano hantu. Mwami benshi bazabibona bazahinduke kubw'ijambo ryawe. Reka icyubahiro cyose ukomera kose bikomeze kuba ibyawe. Urakoze Yesu, amen. Yes, murakoze cyane. Ariko mbere yuko dutangira, ni byiza kubona abantu bakiri batoya bakorera Imana. Wenda twajya mu buhamya bwanyu ho gatoya, ukuntu mwakijijwe, ukuntu mwakiriye agakiza kugeza amaginga. Muri abaririmbyi mu rusengero cyangwa ni impano ibarimo? Turabaramye, dukunda kuramya Imana. Ntago dufite indirimbo twasohoye ngo tuvuge ngo turi abahanzi, ariko buri muntu wese aramya Imana mu buryo akunda. Hari abaramya Imana bayivuga mu kwigisha, hari abaramya Imana baririmba. So twe dukunda kuririmba. Ntago tubizi, ntago twavuga ngo tuzi kuririmba, ahubwo ni cyo gikoresho dukoresha turamya Imana yacu. Okay, ni byiza cyane. Wenda tugutangiriyeho, wakuriye mu muryango ukijijwe cyangwa waje gukizwa nyuma? Winjiye mu by'agakiza gute? Okay, murakoze. Nkanjye nakuze, nagiye ubuntu bwo gukurira mu muryango usenga, ababyeyi basenga. Natwe dukurikira umurongo w'ababyeyi, cyane ko utazasanga abenshi iyo ababyeyi basenga ntago ariko umwana wese asenga, ahubwo ni ubuntu Imana ikugirira ugakurikira umurongo wabo, ubifashijwemo nabo. Natwe tugirwa ubuntu bwo kugira agakiza ku ruhande rwacu, tukunda Imana. Okay, muri make wakuriye mu muryango ukijijwe. Twagiye nk'uko yabivuze nanjye turavukana abatari. Okay, muravukana mwe. Wowe niwe mukuru? Okay. Twakuriye mu muryango ukijijwe, ariko ntago bivuze ko umuntu wese ukuriye mu muryango ukijijwe aba ariko nawe akijijwe. Icyo nicyo cyatugonye ku bwanjye, nicyo cyangonze cyane, kuba wumva ko niba usenga urasenga nyine ntago ira confession yo kuvuga ngo kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Hari abantu benshi batayimenya, ahubwo gukurira mu muryango ukijijwe bakibwira ko nabo bakijijwe. Nanjye rero niko naje kubimenya nyuma, nza kumenya ko nkwiriye gukora confession cyangwa kunyine kwemeza ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ubwo rero naje kubikora ndakizwa. Ariko icyo gihe nari maze igihe kinini mu murimo w'Imana nibwira ko nkijijwe, ariko ikigaragaza ko udakijwe no kuba udahinduka, nta mirimo y'umwuka wera, kandi ntago wabasha guhinduka ku bwawe, uhinduka ku bw'umwuka wera. Rero nicyo cyatumye numva ko naje gukizwa, noneho mbona ko ubuzima bwanjye bugenda buhinduka. Amen. Okay. Noneho ku bijyanye no kugira impano yo kuririmba no kuramya Imana, byo byaje gute? Mwabimenye gute ko iyo mpano muyifite? Noneho abantu bavukana ni gute mwiyumvishemo umuhamagaro wo kuririmbira Imana? Kera twe twakuriraga nyine muri korari, ababyeyi bakijijwe kenshi umwana wabo nyine bavuga ati tozi inzira, umwana azarinda asaza atarayivamo. Rero ababyeyi batujyanaga muri korari nyine mu ma Sunday school. Ibyo byose nyine bigatuma niba uririmbyeho muri korari kumva nshobora kuba ndirimba, nyine ukumva bishobora kuba bivamo. Ariko icyo ntabwo aricyo cyatugize abaramyi, ntabwo iyo mpano dufite ariyo yatugize abaramyi. Ahubwo nyine wenda hari ukuntu umuntu akura abizi, ariko nyine ukumva ko uzi kuririmba pe, ariko ibyo ntago umuntu wese uririmba, umuririmbyi ntago ari umuramyi. Ahubwo umuntu uramya ni umuntu uha icyubahiro cyose Imana, kuko abaramyi nk'uko ngo abamarayika mu ijuru bahimbaza Imana, baramya Imana bavuga ngo urera urera. Si uko batubwira ngo bafite amajwi meza cyangwa bafite anything nyine wenda gituma baramya Imana, ahubwo kuramya Imana no guha Imana icyubahiro. Rero nicyo cyatugize abaramyi, nuko duha Imana icyubahiro turirimba ndetse tukaramya Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi.
wenda twinjiye mu bijyanye n'amadini muri iki gihe urubyiruko ruvugwaho nyine gukorera Imana ariko noneho bagasa nk'abisanisha n'abantu bizi ugasanga nk'urubyiruko rwambara mamini baza bambaye imyambaro navuga yo kugusha abantu amabere asa nk'ari hanze si kuri bose ariko ntimunyumve nabi so mwebwe nkamwe noneho nk'abantu nyine namwe mu rubyiruko mwebwe muri iki gihe mubibona gute nk'abantu nyine bakiri muri iyo myaka kandi bashinjwa ibyo bintu kuko iyo bavuze urubyiruko babara muri rusange nkamwe n'iki nk'ibyo bintu mubivugaho se mwe mubibona gute uravuga kuba bambara ubusa cyangwa se bakora kwambara nyine bakorera Imana cyangwa ari abantu basanzwe mu rusengero nyine harimo abakobwa usanga bambara utwenda nyine dusa nk'udukurura abagabo mu kuntu cyangwa se dushobora no kugusha n'abapasiterimo ukuntu mu bijyanye n'imyambarire n'uko urubyiruko nyine ruvugwa ko rwisanisha n'abantu bo hanze nyine y'urusengero mwebwe mubibona gute? Murakoze ku kintu cy'imyambarire ku rubyiruko nibyo twakubwiye ati kuba twarakuriye mu rusengero cyangwa se kuba twarakunze Imana turi abana ntago ariko dukijijwe kandi twakubwiye ko iyo umuntu akijijwe abasha kwitandukanya iyo umuntu akijijwe niho amenya ko afite Mwuka Wera umuyobora ndahamya ko umuntu ufite Mwuka Wera ugendana nawe umufasha kumenya icyo akwiye gukora ntago yagakoze ibyo bintu mu by'ukuri Mwuka Wera niwe Mwuka Wera abaturimo ntago Mwuka Wera akubwira ati kora biriya ngo akureke arakubwira ati just kora ibyo akanagufasha kuba wabikora so mu gihe rero abantu bambara ubusa cyangwa se turavuga batambaye imyambarire abantu bandi bagize cyangwa se bumva bishimiye uko wabivuze ntago baba bafite umutima nama ubagira inama mu kwambara cyangwa se bo baba bumva ikintu cyose nta kibazo nyamaze umuntu ufite Mwuka Wera wamwakiriye neza wakijijwe mu by'ukuri abafite Mwuka Wera umubwira ati kora iki ndahamya neza ko yakora ibikwiriye none mwebwe ishusho yanyu mubona mu rusengero nyine ku rubyiruko ni iyihe ishusho mwebwe nyine uko mubibona mwebwe nkamwe ubwanyu nk'urubyiruko murakoze ntago urubyiruko rw'urungano tungana ushobora kumubona wenda yambaye iyo myambarire idahesheje Imana icyubahiro cyangwa se imyambarire idakwiye nk'uko bivuga ngo umubwire ati uyu nguyu ntago akijijwe ahubwo aba ataragera ku rwego rwo kuba yagira umutima nama umufasha gukora ibyo so icyo twe tubakorera ni ukubasengera ukavuga Imana ndakweretse urubyiruko tungana bafasha ubahe kumenya ubahe gusobanukirwa bamenye ukuri kuko ukuri niko kuzatubatura nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga so ndahamya neza ntashidikanya ko iyo bazi uko kuri akora ntago tumujudginga ngo tuvuga ati kuki ukora iki icyo tuvuga ni ugusenga nkuko twaje kuri gusenga everyday turabasengera uko bwishe uko bukeye kugira nabo bahinduke Meza nawe tubwire uko bibona sinjya kure y'ibyo avuze iyo umuntu atarasobanukirwa kuko iyi myaka yacu ni iyo utarakira Yesu n'Umwami n'Umukiza ntago nyine nta exposure yawe nuko ubona abantu ukagashaka nyine wenda fashion ibigezweho rwose wenda testimony nanjye wenda ntaramenya Kristo n'Umwami n'Umukiza cyangwa mbyita ko naramumenya cyangwa ntarahinduka neza uwo Mwuka Wera bavuga cyangwa ntaramuha control ntarinjira ngo umwemerere anyobore nanjye wakundaga kwambara just kugira ngo nyine kuko ugendana n'ibigezweho kandi ubona ari byiza rero iyo umuntu ahise akubwira ati ako kanya wambaye nabi umeze gute ntago ntekereza ko aricyo gisubizo ahubwo abo bantu bakeneye amasengesho ndetse wababwira ariko mu buryo bwiza ukababwira ko niba uri umukristo ukeneye Mwuka Wera ukagendera mu nzira ye akakuyobora ukamwubaha kuko ntawanezeza Imana atagendeye nk'uko Imana ishaka rero niba dushaka kunezeza Imana niba twariyeguriye Kristo n'Umwami n'Umukiza bizadufasha kwegurirwa Imana neza bituma imitima yacu rwose ibyo byose bivamo
kandi Imana izadushoboza. So uvuze ko ako kantu ka testimony nyine y'imyambare n'ibigezweho, urabona muri iki gihe hari ukuntu abasa nk'ahari bakuru mu itorero cyangwa se bakuru nyine mu bijyanye n'iby'iyobokamana, bacyaha urubyiruko gutyo wari uvuze wambaye nabi, ibi ngibi ntabwo ari by'abana b'Imana, no nyine ugasanga nibyo ngibyo, noneho ugasanga hari nk'urubyiruko rumwe na rumwe yaruvuga bari kumbangamira iki, ugasanga bavuye no mu bijyanye n'itorero bakajya kwibera nyine abantu b'isi basanzwe. Ese ni nk'iyihe nama mwahereza abantu abo bakuru nyine mu bijyanye n'iyobokamana, uburyo bakwiye gufata urwo rubyiruko rukiri ruto, kuko nyine kwiterambere riza rigenda rizana n'ibyaryo, kandi abantu bagifite imyaka mike nyine bajya bavuga ngo nta ngoma nyine igibura bubu. Abakuru mu itorero ni iki bakwiye, n'ubuhe buryo bakwiye kwitwara kuri abo bantu wenda nyine bambara imyambaro isa nk'iy'abisi, kugira ngo nyine abo bana batazava mu rusengero? Ni iki nyine abo bakuru bakwiye n'ubuhe buryo bakwiye kwitwara ku bana bakiri bato? Murakoze. Abakuru njye numvaga babegeranya abo bana aho kugira ngo babirukane cyangwa bababwire ko atari byiza, cyangwa nyine bababwire ko ibyo bambaye atari byiza, nyamara nta kuri bazi, niba nta kintu umuntu yubakiyeho cyangwa nta kintu umuntu azi, ntago uzamubwira ngo wambaye nabi kandi se kuba iki nambaye nabi se, ntago azi impamvu yabyo. Ariko niba begeranya bagakora wenda nk'ubumwe, niba ari wenda teenagers bagakora wenda teenagers ministry, cyangwa bakabegerana hagati, bakabigisha ijambo ry'Imana, bakabigisha kwiyegurira Imana, bakabigisha ibyo byose bashaka ko bamenya, bakabigisha ko impamvu neza udakwiriye kwambara gutyo, kuko wenda ni iyihe mpamvu, ese ni ukubera iki ntakambara wenda ijipo ngufi, ntago umuntu aba abyumva kuki se ntakambara ijipo ngufi, wenda nibyo nkunda, ariko kubw'umugambi w'Imana, kubwo guhesha Imana icyubahiro, kubwo kuba baramye mu buzima bwacu bwa buri munsi tuzamura Kristo ko bidakwiriye, ndakeka rwose Imana izabibashoboza. Abantu bakuru bakabegeranya, niba basengera bakabahuza, bakabigisha n'urukundo n'ubugwaneza, Imana izabahindura. Ese wenda mwe murampavi yanyu kuri iki kibazo ngiye kubabaza, birakwiye ko umuntu winjiye mu rusengero wenda yambaye deshire, sibyo, cyangwa se afite dreads, akwiye kwinjira mu rusengero abakristo bakamubonamo nk'ikindi kintu, idea yo kumubonamo nk'umuntu? Murakoze. Ntago bikwiriye cyane ko ntago abantu bose bafite amadrede nk'uko bivuze, cyangwa se abantu bose batambaye atari uko basenga cyangwa se bavuga Imana. Hanze hatari muri iki gihugu n'abapasiteri barabwiriza bafite izo drede, kandi abantu bagakizwa, kandi abantu bagahinduka mu by'ukuri. Rero ntago ngiye mpamya cyangwa se mvuga ko umuntu winjiye mu rusengero afite drede cyangwa se afite imyambarire akwiye kuba yacibwa. Ashobora kuza adakijijwe, bya bindi tuvuga ankura umujyi akora iki. Ntago mwese mukwiye kwitamo umuriro ngo muvuge ngo uriya muntu ntago akijijwe, cyangwa se uriya muntu ntago agize. Wowe ukwiye kumusengera ukavuga ati Imana, icyo nabashije gufata cyangwa se icyo nabashije kumenya, mufashe nawe agisobanukirwe akimenye, bityo bizamufasha. Niba wamusengeye ukamunamuhoza mu isengesho, ntago ukwiye kumuvuga turiya ngo yaraciwe, ahubwo musengere wowe icyo wabashije gufata nawe abashe kugera aho yagera. Murakoze. Muhereze nawe tubwire kuri view ye uko abibona. Niba umuntu wenda njye nawe ndumva atari byo, kuko niba umuntu yinjiye wenda yambaye dreads cyangwa nakafite dreads yambaye na deshire, si bivuze ko atamenya Imana, ndetse wenda ashobora no kuba atazi uwo Kristo muvuga, akeneye kumwumva, akeneye ubutumwa bwiza. Kristo yaravuze ngo tugende mu mahanga yose tubigisha ubutumwa bwiza. Niba none uwo muntu ntago ugiye no kumushaka arizanye, ni umugisha ugiriwe wo kumwereka ukuri, ukamwereka uwo Kristo namwakira azahinduka, azamenya Imana, ndetse niyo atanazikuraho, ariko kuba byonyine umutima usabana n'Imana, Mwuka Wera arahari azamubwira, azamwigisha,
kuko mwuka wera yaje kugira ngo atuyobore mu nzira mu kuri kose, atubwire ibyo data ashaka. Rero azamuhindura rwose mwuka wera, kandi turizeye, turafatanyije kwizera yuko niyo umuntu aje afite dreads ntago ari uko adakijijwe, nta n'igihe umuntu aba yakijijwe, ariko wenda hari ikindi kintu inyuma. Rero kumucira imanza ntago bikwiriye, ahubwo tubasengere kandi rwose tubahe nyine, tubahe n'ineza n'ubugwaneza. Imana izadufasha kandi benshi bazahinduka, ahubwo noneho haze benshi mu mahanga yose duhamye Kristo ko ari umwami. Nanjye niko mba mbyumva, mba numva umuntu wese akwiye guhabwa uburenganzira bwo kwinjira mu rusengero uko yaba ameze kose, kuko uko agenda akura uko yigishwa bijyanye n'Imana nayo igenda imusanga. Imana rero imufiteho umugambi, finally nyine birangira abaye wa muntu ushaka ko abaho. Ariko iyo umuntu amwakiranye ubugwaneza, ntigeze kujya gusengera mu Bisilamu kuriya bunama kubera ko nibwo nari ngiyeho bwa mbere. None ngeraho ngo nge ndicarira ndabyihorera, nkajya mbareba bunama baransoye, nimudashobora gukora nk'ibyo abandi bakora, sohoka ugende. Kubijye neza ntago nzongera gusubira mu Bisilamu. Urumva already nimba wenda hari ibyo iyo bambwira ndashobora gukora nk'iby'abandi bakambwira ku neza, kuko bwari bwo bwa mbere wenda nayo kuba n'umwisiramu, kuko ninjye wijyanye si bo bampamagaye. Urumva nk'ubu ngubu kugira ngo nzinjire muri kirizi hariya deni yabo kanisa yabo yitwa ngo iki, umusigiti, kugira ngo nzinjire mu musigiti byagorana. Urumva rero no mu rusengero numva rwose abantu bafashwe neza, bakigishwa neza, utitaye ngo ameze gutya na gutya. Abantu benshi bakwakira Kristo. Wenda nkamwe muri abakobwa ntago mujya muhura, wenda mbibona hanze nkabona abantu baza bavuga ngo abapasiteri ngo ngiye ikintu cyangwa mu idini, ngo abapasiteri baranteretaga bashaka ko turyamana. Mwebwe izo kese ntago mwigize muhura nazo, ese ntazo mujya mubona mu rusengero? Kuko namwe muracyari abakobwa, muracyari batoya, murateretwa se simbiza, I don't know. Mwebwe izo kese ntago mujya muzibona, cyangwa abantu tubona banze nabo guharabika abapasiteri kugira ngo, kuko Satani akora mu buryo bwinshi, bashobora nabo gukoreshwa kugira ngo nyine bakure abantu kuri Yesu, bumve ko nyine ubundi ntabyo kujya mu rusengero, n'ubundi ibiri hanze no mu rusengero birahari. Mwebwe nk'ishusho nk'iyo nge muyibona gute mu rusengero? Ese ni ihe nama nyine mutanga kuba pasiteri nk'urubyiruko? Aba bapasiteri rwose babikora, ngewe ku bwanjye ndabakaye. Ntago niba uri mu nzu y'Imana ushinzwe guhagarara ku murimo w'Imana, Imana izakubaza intama zose, Imana izakubaza abo bantu bose ufite. Noneho niba ari we wa mbere wo kubagusha, rwose sinzi icyo ubwami bw'Imana waburi kubigezaho. Muri abakristo mwebwe izo kesi hari izo mwigeze mubona mu rusengero, cyangwa nibyo abasataniste bakoresha kugira ngo barwanye ijambo ry'Imana mu bantu? Ngiye ku bwanjye sindabibona, wenda urabyumva hanze, ariko kubo wenda aho dusengera ntago, kuko icyo dufite our mandate mu isi, umugambi wacu ni ukuzamura ubwami bw'Imana. Rero ubwo bwami bw'Imana ntago ari ukuza tugateretana gusa, kuko ntacyo byatugezaho. Ahubwo ni ukwiyegurira Imana, tukereka ko n'aba bandi bose ngo tuzane mu mahanga yose bizera Imana. Rero ntago ko kujya guteretana no ko abapasiteri n'abandi bantu bashobora gutereta abakobwa, ntago ibyo bizazana abantu imbere y'Imana. Ahubwo icyo nabagira inama ni uko niba uri umukobwa, niba guterese, ese kuki wowe umwemerera, cyangwa kuki ubyemera, ibyo gusaba kuki ubyemera? Niba wowe umugambi ubundi hari ikintu mu mutima, icyo ufite, icyo ushaka, icyo ugambiriye, nicyo gituma hari icyo ugeraho. Rero niba ugambiriye ko ubwami bw'Imana buhabwa icyubahiro, ko Kristo ahabwa icyubahiro, ko Kristo ari umwami, bizatuma uhagarara mu byo wamenye, uhagarara umuhakanira, umubwira ati nubwo uri pasiteri ariko ndakubwira mu izina rya
rwose ibyo uvuga ntago mbyemera kandi rwose tuzanesha ngo ukuri kuzatubatura niba uzi uko kuri kubature rwose uyu munsi ubatuke ugaruke mu murimo w'Imana ukore kucyo ushaka ko Kristo niwe mwami ntago tugendera ku bapasiteri cyangwa iki ahubwo niba ubona iryo torero ritakunyuze uhindure ujye mu byo umwuka wera kuyoboraho naho ubundi ibintu byo kuva muri church ukavuga ngo ngiye ngo mvuyemo ngo kubera ngo banterese ubwo nyine nawe mu mutima wawe ntiwashakaga rero tutanga inama ku bantu bava okay nawe duhereze view yawe nawe view ku bantu b'abapasiteri batereta abakobwa ngewe ikintu nabivugaho umupasiteri utereta abakobwa akaba yamusaba n'ibindi bintu ntazi akaba nukuri bapasiteri bavandimwe ndumva abantu babikora ntago ngiye kuri kesi yanjye ntago birambaho nta nubwo ndabibona ahubwo ndabyumva nk'uko babitubajije ko ubyumva so ikintu nabasaba nabinginga kubw'imbabazi z'Imana pe duheshe Imana icyubahiro kuko ntago uwo Kristo uri kumbwira nyuma yaho ukaza ukambwira ibyo ntago mpamya ko hari inzira yo mu ijuru uri kunjyanamo ahubwo hari iyindi nzira ntazi uri ushaka kunjyanamo so icyo nabwira abapasiteri babwira batereta cyangwa se bagasaba abakobwa b'urubyiruko cyangwa se abakobwa muri rusange ni ukuri byonyine naho utatinya uwo mukobwa kuko ujya kubimubwira utakimutinya utinye Imana ukorera utinye Imana uvuga imbere yabo ku buryo bazakubahira iyo Mana yabo wirinde kwicisha kuko ni no kwicisha amazi navuga no kwicisha amazi cyangwa se kutubaha gusigwa wahawe n'Imana so icyo naba ni ugusigasira cyangwa se gufata icyo wahawe n'Imana ugahesha Imana icyubahiro ukayitinya ukayubaha kuko utinya Imana ntago wakora ibyo bintu murakoze ubwo si ya myambarire nyine twahereyeho tuvuga ibitera oya ndahamya nashidikanya ko umupasiteri ujya kureba ku myambarire y'abakristo be ikaba yamugusha ntago umupasiteri abashikamye ahagaze kuko mwuka wera atubwiriza cyangwa se mwuka wera mu mutima wawe akwiye kukubwira icyo ukuri ntago akwiye kukugwisha cyangwa se ngo akumvishe ibindi bintu bitari byo ahubwo wowe ukimara kumureba uravuga ati mwami reba abakristo mfite gira icyo wakora uhindure ntago ukimureba utekereza ibindi ukimureba utekereza icyo wagakoze kuri icyo kintu ubonye so ndumva ari ibyo ariko none hari ijambo rivuga yuko nyine abantu bagusha abandi nabo bazabona ishyano urumva nyine wa mukobwa yagushije pasiteri ese we ni iyihe nama mwamuha ni nk'iyihe nama mwaha abakobwa bajya mu nsengero bambaye ibintu bishobora nyine gukurura abagabo aho kwita ku ijambo ry'Imana bakaba ari bo bahanga amaso bo ni izihe nama mwaba inama nabaha aba bakobwa bajya kubwisha abagabo cyangwa bajya kubwisha abapasita niba ujyanywe no ngo bazabona ishyano abakora bimeze nk'ibyo ngibyo rwose niba ujyanywe no kubwisha pasita ubwo nyine ufite umugambi mubi ntago icyo ufite mu mutima ari uguhesha Imana icyubahiro kandi rwose umenye ko uzabona ishyano rwose pe Imana kubabarire ariko Imana rwose ibagirire neza bibahindure kuko icyo dufite muri iyi si ni ukuvuga ko Yesu Kristo ari umwami kandi nujya kubwisha abantu ntago uzaba uhamije ubwo bwami Kristo afite rero twavuze ku by'impano yo kuririmba ariko turashaka ko munatunyurizaho sibyo muririmba muri korale ubu ngubu cyangwa ni kuramya bisanzwe kuririmba bisanzwe nyine twakubwiye tugitangira abantu bose bakora mu buryo bwo kuramya Imana cyangwa se mu buryo bwo guhimbaza Imana mu buryo butandukanye nshobora kuba nabikubwiye ntabwo ndi umuhanzi ntabwo ari umuhanzi wenda aho tubarizwa nk'uyu ashobora kuba aririmba muri korali ariko nanjye ntaririmbamo ariko mfashwa n'indirimbo kuba nyine nkaba numva icyo ngiye nakora ndamya Imana yanjye ari uko naririmba cyane ko niyo ndi gusenga mba numva
nacishamo akaririmbo atari uko mbizi ahubwo nicyo mba numva kuko nko kuramya iyo tuvuze kuramya no kuvuga uko Imana iri Mana uri mwiza Mana urahebuje Mana nkumva nyine ndavuga mbimininze ko uko Imana imeze nkumva ndabyishimiye nkumva niko guhesha Imana nyine niko nahesha ngiye Imana icyubahiro so nibyo kabisa. Ubwo bivuze muririmba mwebwe ku giti cyanyu dukoresha uburyo bwo kuramya duhimba tuvuga Imana. Mufite indirimbo zanditse cyangwa twe ntabwo turi abahanzi uretse Imana n'ibituganiriza wenda nyuma ariko ntabwo turi abahanzi ubwo turi abaramyi icyubahiro cy'Imana uko bigaragara muri abahanzi oya ntabwo wenda twahanze ko abahanzi muri abaririmbyi nubwo turi abaririmbyi kandi muririmbira Imana muri abaramyi. Okay, mujya mugira ibyifuzo bino byo kuba mwakora nk'indirimbo zanyu kajya muri studio mukarikodinga? Ibyifuzo byo kuba umuramyi cyangwa cyo kuririmba byo guhanga indirimbo wenda tuzabisengera ariko ubu ngubu ntabwo twari twabigira cyane ariko Imana izanye uwo muhamagaro cyangwa ayo mavuta kuko ntabwo turirimba ku bwacu ushobora kuririmba just indirimbo ariko twebwe ntabwo ari uko tubyizera twizera ko Imana nibishaka cyangwa natwe tukabisengera tukabisigirwa tukaririmba rwose abantu bagahembuka ko tutazaririmba just kuba baririmbye ubwo tuzaramya Imana ukwire. Ntago muragira umuhamagaro uvuga ngo tugiye gukora indirimbo zacu? Ntago iraza ariko wabona uzaza Imana nibishima. Okay, wenda n'abadukurikiranye baraza nabo hari muri comment baragira uko babibona, reka mubanze munaturirimbireho base. Abaramyi iyo tugiye kuramya cyangwa se uko twakubwiye tuvuga Imana bisaba ko ukora ibintu wumva cyangwa se wumva wishimiye ntabwo ari ukuririmba just twababwiye ni amajwi meza dufite ntayo ahubwo we turi kuririmba nawe wafashwa nawe waramya Imana mu buryo bwawe ukumva amagambo cyane kuruta uko wumva amajwi yacu. Okay. Negereye intebe yawe nzanye ibimbazi by'amashimwe nguririmbira indirimbo nshya z'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa wewe waremye isi n'ijuru niwakire icyubahiro we muhanyi ngo umva indirimbo yanjye mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe waremye isi n'ijuru niwakire icyubahiro we muhanyi w'ubugingo umva indirimbo yanjye mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe waremye isi n'ijuru niwakire icyubahiro we muhanyi w'ubugingo umva indirimbo yanjye mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe
yawe papa tuguha icyubahiro mana turagushimira yawe papa nukuri habwa icyubahiro yawe niwe wenyine wakira icyubahiro mwana amahanga yose apfukame amenye ko ari wowe mwami w'isi n'ijuru tuguha icyubahiro ngo reka buri wese uzareba iyi video mwami azaguhamya azavuge kuri umwami w'abami azavuge kuri uwera papa nukuri habwa icyubahiro ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagupfuka miye mwami wanjye nzamuye amaboko ngo ngushime ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagupfuka miye mwami wanjye nzamuye amaboko ngo ngushime ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagupfuka miye mwami wanjye nzamuye amaboko ngo ngushime ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagupfuka miye mwami wanjye nzamuye amaboko ngo ngushime ndagupfukamiye mwami wanjye nzamuye amaboko ngo ngushime ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagupfuka miye mwami wanjye nzamuye amaboko ngo ngushime urabereye papa urakwiriye mwami iyo tuvuga amagambo y'Imana cyangwa se iyo tuvuga ubwiza bw'Imana iyo tuhimbaza Imana nk'ibintu bidutunze nk'ibintu ntago twabona ukuntu twavuga ubwiza bw'Imana kuko ntiburondoreka ntago twabona amagambo twashimira mu mwami wacu ahubwo nuko tumukunda Imana yacu turayikunda by'ukuri turayihamya icyaba cyose sinzi cyadukura ku mwami turahagaze turashima turavuga biba byaturenze mu mitima ariko turashima ndi wowe nishingikirijeho umungeri wanjye mwiza unkunda ndakuvaho nkajya hehe nta yindi mana mfite atari wowe ni wowe mwami wanjye ni wowe nishingikirijeho mungeri wanjye mwiza unkunda nakuvaho nkajya hehe nta yindi mana mfite atari wowe
nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana mfite atari wowe. Oya oya, nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana mfite atari wowe. Nta yindi hoya, nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana mfite atari wowe. Nakuvaho, nakuvaho nkajya hehe, nta yindi mana mfite atari wowe. abari kureba iki kiganiro baratubwira gusa, ariko ngewe umuhamagaro ndawubona murawufite pe, ahubwo sinzi impamvu mutabishyiramo imbaraga bikajya ku mugaragaro tukajya tubabona namwe ku mateleviziyo nk'uko tubona ba Vestina na ba Dorcas, kuko impano irahari. Mubisengere cyane kandi bizagenda neza kabisa nimubishyiramo imbaraga. Tugana ku musozo, ni iki mwabwira urubyiruko rugenzi rwanyu? Okay, murakoze. Kanje ikintu nabwira urubyiruko bagenzi bacu, ntago ngiye kubabwira ngo baririmbe kuko nkunda kuramya Imana ndirimba. Ntago ngiye kubabwira ngo bajye imbere ku gatuti babwirize, ahubwo icyo ngiye kubwira urubyiruko bagenzi banjye nuko icya mbere ni ukumenya ubutumwa bwiza ko Yesu ari umwami. Aho bari impande enye z'u Rwanda cyangwa se z'isi, ni uko bamenya ko Kristo ari umwami, kandi turabihamya, turabishimangira, tubihagazeho, kuko ubuzima bwo gukunda Kristo, ubuzima bwo gukunda Imana nibwo buzima bwa mbere buryoha, nibwo buzima bwa mbere buryoha kuruta ikindi kintu cyose, kuko umuntu uba mu bintu by'Imana abikunze, abizi neza, nta cyamutera kugwa, nta cyamutera kuva ku Mana ye. So urubyiruko bagenzi banjye, mukunde Imana, mukunde gusenga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tumiranishe imibabaro tubwirana amagambo y'ibyiza cyangwa se amagambo y'ijuru n'amagambo y'Imana. So nicyo nababwira rero, tubwirana ibyiza Kristo yatugiriye kugira ngo twese tubashe kuzamuka, mu by'ukuri tuzagera neyo. Ndabakunda, murakoze. Nanjye icyo nabwiye urubyiruko rugenzi rwanjye ni uko ahandi hatari ku Mana rwose ni igihombo, kuko ubuzima bwose umara hanze ntabwo ubona ibyishimo, ntabwo ubona rwose. Ushobora kwinezeza ukagira ngo ni ibyishimo, ariko benshi barababaye, benshi bafite agahinda, benshi bafite depressions, bameze nabi mu mutima, kuko iby'isi ntabwo hari ikintu tuba dufite mu mutima kituzuzwa n'iby'isi cyangwa n'ibyo turya cyangwa n'ibyo tubayeho n'uburyo tubayeho, ahubwo Imana yonyine niyo yaremye iyo void mu mutima yacu, kugira ngo iyi feeling, kugira ngo uwo mwobo urimo, ni Imana yonyine ushobora kuwuzuza. Rero utaramenya Imana nta mahoro rwose, nta mahoro yo mu isi. Ashobora kuyabona umunsi umwe ukayabura, ushobora kubona ibyishimo umunsi umwe ukabibura, ariko Kristo atanga ibyishimo, Kristo atanga amahoro, Kristo agira neza. Mana yanjye, hari abantu benshi bavuga ati ntugukabya, nta n'ukuntu bavuga ngo wenda iyo uje ukamaramaza ubaye umuturage ugera hanze wenda ntuse n'abandi, ariko ibyo byose gusa n'abandi, kwifatanya n'abandi ntabwo bitanga amahoro. Kristo akuremera umunezero, Kristo akuremera amahoro, Kristo akuremera, agukiza ku gahinda kose, uwo mubabaro umaranye igihe kirekire arawugukiza. Rwose ndabashishikariza rubyiruko yuko nitwiyegurira Imana, generation yacu iri imbere izahindura benshi, kandi umwami azamenyekana mu isi yose.
kandi tuzanezerwa. Ntago hari ikindi kintu kimwe, hari abantu bibwira ko gukizwa ari kuba umuturage cyangwa nyine abantu benshi niko babitekereza, ariko gukizwa ntago ari ukuba umuturage, ahubwo nibwo busirimu bwa mbere. Sinzi kubivuga, ariko numenya Imana uwo kubaho wishimye, kubaho ufite amahoro, kubaho unezerewe, nibyo bintu bya mbere binezeza muri iyi si. Kubaho ufite assurance y'ejo hazaza, utavuga ngo mfite ubwoba bw'ejo hazaza, ahubwo ukavuga ati hari umwami wanjye arahandebera, nta bwoba mfite, ndashira amanga mvuge Kristo kuko azandebera imbere, nta bwoba bw'ibihe, nta kwiyahura kuko umwami arabizi byose. Imana ibahe umugisha. Okay, ndabashimiye cyane rero kubw'ikiganiro cyiza twagiranye, kandi nizera ko n'undi munsi tuzabahamagara muzitabira ubutumire bwacu. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mu Mana kuko ibyiza byose niho biri. Rero dusoza, wowe warudukurikiranye nawe ndagushimiye ko wadukurikiranye, nkwibutsa gukanda subscribe kuri channel yacu ya Gusenga Everyday. Uzajya ubona ibiganiro byinshi byiza cyane byigisha ijambo ry'Imana, kandi uzabohoka, uzahabonera ibyiza byinshi. Rero gukanda subscribe ni byiza kuko uzajya ubona notification y'ibiganiro byose dushyizeho ako kanya utabanje kujya gusacinga. Rero namwe Imana ibahe umugisha. Rero twasoza dusenga. Mwe muri Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, icyubahiro ni icyawe Papa, nukuri tuje imbere yawe duciye bugufi ngo mwami reka ntaba ari twe tugaragara, reka ntaba ari twebwe, ntihagire umuntu n'umwe ubona twebwe, ubwo icyubahiro gihabwe wowe. Nukuri buri wese amenye ko Kristo uri umwami, uku niko kuri, uku niko kutugize, ibi nibyo bitugiza, aya mahoro dufite, uyu munezero, iyi assurance yose ni kubwa wowe. Reka n'abandi babimenye, reka ayo mahirwe twagize nuko n'abandi bayabone. Reka turasengera urubyiruko rugenzi rwacu ruri mu byaha, ruri muri depression, ruri mu anxiety, mu izina rya Yesu Kristo rebuke the devil, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turavuga ngo amaraso ya Kristo nukuri abeze, abatunganye, Mana bagaruze neza yawe, Mana bagaruze ubuntu bwawe, babashe kubona ayo mahoro, babashe kubona uwo munezero, Mana bakiri intimba zabo zose, Mwami babashe kubona ibyo byose mu Mana biba mu uwo munezero, ibyo byishimo ubwo buryohe Papa, nukuri byose Mwami nukuri uhesha umugisha buri wese uri ahangaha, nukuri utugirire neza natwe. Thank you ko wadushoboje, nukuri ntago ari ku bwacu, ubwo ni kubw'umwuka wawe yawe. Turagushimiye, nukuri bless this TV mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero mugire ibihe byiza, namwe mwari mudukurikiranye mugire ibihe byiza. Ngewe rero mwari muri kumva nkaba nari Mike Hakizimana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.